Muraho neza, muraho murakomeye, ndabaramukije baba ari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo cyangwa se ku bushakashatsi nakoze bwahinduye ubuzima bwanjye, ku ijambo numvishe reka mpindure uwundi we uyu munsi. Ntabwo ndi umukire ariko nanone ntabwo ndi umukene. Urakaza neza kuri Papa Dasha TV. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubwo ubuzima butari bworoshye, nakoze ubushakashatsi nsoma ibitabo bike nabonaga, nogoga internet pe. Ku bw'amahirwe nibwo naguye ku kiganiro cyari cyarabitswe kuri YouTube cy'umugabo bita Steve Harvey. Uyu mugabo ni umukomediye, ni umu-TV host, akora imirimo itandukanye mu bintu bya entertainment, akaba hari n'ubwo aba umu-MC muri Miss World cyangwa se muri ba nyampinga bo ku isi. Dore ibintu byabikuye muri icyo kiganiro byahinduye ubuzima bwanjye na n'uyu munsi numviyemo. Steve Harvey yavugaga atanga nk'ubuhamya cyangwa se testimony y'ukuntu yari mu bibazo bikomeye, ari homeless ndetse yaramaze no gutandukana n'umugore, none udufaranga yakoreraga muri iyo minsi akaba yaratwoherezaga umugore agasigara aba mu modoka ye, mbese atagira aho aba. Icyo gihe mu mugoroba umwe ngo ari mu modoka ye yararagamo, yitekerejeho pe, afite agahinda kenshi. Steve Harvey abaza Imana ati, none Mana ko nzi yuko ku isi ushoboye byose, kaba ubuso bw'ubutaka abantu bashobora guturaho bungana gutya. Afata ubwo buso agabanya n'abantu bari batuye isi, abona ngo buri wese ashobora kuba yemerewe nibara ari cyangwa se ubuso bwari bwinshi cyane. Aravuga ati, muri ubwo buso buri ku isi wambabari ukangirira ikigongwe, ko nzi gukunda abantu ukamamo ubukeya, nanjye nkagira ahantu nakwita iwanjye. Icyo kintu cyankoze ku mutima. Steve Harvey urumva ntabwo yasengaga muri icyo gihe, nanjye nakomeje gukurikira iyo nkuru. Ubwo aravuga ati, Mana ugira imbabazi, mpereza igice cy'ubutaka. Bidatinze urumva yari mu buzima butamworoheye. Steve Harvey yashakaga guhamagara kuri telefone zino zo ku mihanda, buri muntu yagiraga kode, washagamo kode, ubwo twabyita nka simukadi yawe, ariko agashiramo kode ukumva message baguhaye. Akimara gushiramo kode ye yahise yumva message y'umuntu umaze iminsi amushaka. Agimara gukompoza ngo yumve message bamusigiye, hari ijwi ry'umuntu wari nka manager ushaka aba comedian. Aramubwira ati, Steve Harvey numara kumva iyi message, ejo igihe niki utega indege unsanga hanaha, ngufitiye ikiraka cyihuse. Hari auditorium izwi muri Amerika bita Apollo Auditorium, niyo Steve Harvey yagombaga gukoreramo. Icyo gihe urumva yagombaga guhita abona agakontra. Steve Harvey mu bushobozi buke yari afite, avuga yuko ngo yari afite udufaranga duke two gutega indege. Yateze indege ahita agenda ajya muri ako kazi. Kuri icyo gihe akomeza gutanga details z'ukuntu akihagera nta n'amafaranga arafite yo kurya. Urumva atangira baramubwira ati, nugutegereza, nta mafaranga yo kurara muri hoteli yari afite. Steve Harvey ari yaranja kugeza igihe cya mbere akoze ikiraka agasetsa abantu, noneho bagenda bamwongera. Kuva umunsi kugeza iyi saha tuvugana, Steve Harvey avuga yuko icyo gihe ibintu byose yagezeho byahinduwe n'icyo kintu yasabye Imana. Nshuti yanjye nkurikiye, ndagira ngo tuzagendane turebe ubuzima bw'abantu babayeho nabi, ariko ubu ngubu bakaba hari ibintu bagiye bavuga cyangwa biyaturiraho, ibintu bagiye basaba, ibintu bagiye bakora byahinduye ubuzima bwabo. Steve Harvey ubu afite televiziyo ye, ni umu-businessman, ni umugabo wubashywe muri Amerika ndetse no ku isi hose. Aherutse no kuza mu gihugu cy'u Rwanda, aho yagiranye kontra n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Ni umuntu wubatse izina, ariko nawe yigeze kubaho nabi. Ese aha hantu twigiyeho iki? Gucika intege, kuba ubona ibintu bitagenda ariko ugakomeza ugahatiriza, hari ikintu bibyara. Mu magambo menshi Steve Harvey agenda agarukaho, avuga yuko ugomba, hari ibintu ugomba gukora. First of all, niba ushaka kugira ngo uzatere imbere, fata agakayi n'ikaramu, wiyatirire ibi bintu, uvuga ibintu ushaka, icyo bakita manifestation.
paper cyangwa se manifestation book, ugenda wandika ibintu ushaka, uvuga uti ngenda ndashaka kuba mfite inzu, amafaranga ya nayo, ukabyandika ibintu ushaka kugeraho. Ibyo bintu umaze kubyaturiraho byange bikune ngo ineveri cyangwa se isanzure hari ibintu rikora rikanurokinga cyangwa se rigafungura ibintu byawe. Niba uzaba umumiliyarderi, niba uzaba umumiliyoneri, ubundi uburiwe nuko utaragera muri ya nzira kugaragaza uburiro. Ndakubwiza ukuri, iyo umugore muzabana cyangwa se iyo uzabyara umwana, iyo ntabwo uba ubizi, ariko iyo mumaze kujya mu murongo uvuga uti uyu muntu ni njye yagenewe. Nawe rero hari ibintu byanditswe, hari ibintu ufite, hari imitungo, hari ibintu bifitwe bitanu runaka. Ikintu ugomba kumenya ni ukumenya urufunguzo rufungura ibyo bintu. No kurikira ibi byegeranyo ndimo ndakora ku bintu ukuntu wahindura ubuzima bwawe, uzamenya neza ikintu wakora kugira ngo uva aho uri wicara ahantu uri. Urakoze cyane. Yari Papa Dasha TV.